mukenya mwaka mwabuke ukinga hongera inyana ubwatsi ukinga hongera inka muzindi ukinga. Twihuse cyane rero tugiye kwakira the one and only Kepa Nyirudushya. Uwiteka mwami Imana yacu tugushimiye yuko waturinze tukaba tugejeje ubu tukira amahoro. Uri Imana nzima, nushimwe nuhabwe icyubahiro. Ururuka ujye mu mitwe y'aba bantu, nimba burage ndi butere zidasekeje bo bumvishe ko bari gukirigitwa. Ibi byose mbisenze nizeye izina rya Yesu, urakoze, amen. Murakoze. Narimba kumbuye cyane, nubwo ejo bundi twari turi kumwe ariko hari haciyemo igihe ntagaragara hano. Rero ikintu cyari kinzanye hano, narinje kubabwira ikintu cya mbere cyantunguye nkigera i Kigali. Ubundi iwacu ni mu cyaro ahantu bita Rwimiterere. Nkigera i Kigali rero ikintu cyantunguye, natunguwe n'uburyo ababyeyi batreatinga abana babo, uburyo babahangayikira. Hari uburyo ababyeyi bo mu mujyi bahangayikira abana babo. Muhinde ngwino umfasheho gatoya. Hari uburyo ababyeyi bo mu mujyi bahangayikira abana babo ukumva ni ibintu byiza. Uri kumva? Hari umubyeyi, hari ahantu nagiye gusura, umwana aza ngo yanyoye amazi ya robine, ngo umukozi yamuhaye amazi aranywa kumva na ya robine. Zumbwira ko baguhaye amazi ya robine, ngiye kuba meri wawe. Zumbwira ko baguhaye amazi ya robine nkwereke reaction yagize. Ndahita mbereka n'uburyo Rwimiterere wacu byari bimeze. Ndaza nk'umwana wo mu bakire. Umbwira ko umukozi aguhaye amazi ukanywa kumva na ya robine. Mami Byenze bite? Mama, amazi ya robine. Ariko uriya mukozi, Mana yanjye, umukozi utinyuka kumpera amazi ya robine umwana wanjye, kwa amazi mba naguze. Iyo arashaka kuzanyicira umwana, ndaje mpite mwirukana vuba. Sasa rero ni wacu hoho twinyweraga amazi, ho robine nta nizahabaga, twinyweraga amazi y'ibishanga. Hari igihe wanywaga kumva uhekenyemo igikeri, noneho ugiye kuza wahekenye igikeri, noneho uri uwo mu cyaro. Uranyweye wumva uhekenyemo igikeri. Mama we nahekenye igikeri. Papa imiteta aho se nyine, nimba nawe ubonye n'ako gakeri, ubu se twe ko tugiye kuburara? Ahubwo se ukimiza ari kizima ngo dukubite gipfiremo? Noneho hari n'uburyo habaga nk'impanuka, ugasanga habaye nk'akantu k'akagisita, ariko ako kantu k'akagisita kabaye, wabona umubyeyi wo mu bakire uburyo abyitwayemo, ukabona ni ibintu nyine byiza. Hari ukuntu zumbwira ko Kevin ikirahure kimukase, zumbwira ko amennye ikirahure, gashike kawe kitwa Kevin. Yakuba umwana wo mu bakire, Kevin mushiki wawe amennye ikirahure. Mami, Kevin amennye ikirahure. Je baba, uyu mwana wanjye ubwo ikirahure ntikimukase? Ariko Mana yanjye, mbwira vuba tumujyane kwa muganga, ntabwo ikirahure kimukase. Uba wumva ni ibintu byiza. Umubyeyi wahangayikishijwe n'uko umwana we ashobora kuba akomerekeye mu mpanuka. Ariko iwacu hoho ntabwo umubyeyi yahangayikishwaga n'uko umwana ashobora kuba akomerekeye mu mpanuka, ahubwo yahangayikishwaga n'ibyo ashobora kuba yangije muri za mpanuka. Zumbwira ko Korode atitaye ku ruko akabakubisa umutwe mu ziko. Murumuna wawe witwa Korode. Papa we Bigenze bite? Korode asitaye urutwe akubita umutwe mu
atsitaye ku rukwi akubita umutwe mu ziko. Kansubireyo. Eh, Asitaye ku rukwi akubita umutwe mu ziko. Okay. Asitaye ku rutwe. Okay. Ku rukwi. Ku rukwi. Papayi we. Korode asitaye ku rukwi akubita umutwe mu ziko. Yababa we, ubwo uwo muriro ntuzimye? Mana y'u Rwanda, uwo muriro urabuzimye Korode, turabyenga iminyagara. Noneho maze igihe nkora ubushakashatsi nkumva indirimbo za kera, ari ukuntu abahanzi ba kera bajyaga bakorana korabo n'inyamaswa bitandukanye n'abubu. Sasa rero ngewe noneho ngiye kuba umuhanzi wa kera, wewe uraba inyamaswa. Tugiye gukorana korabo mbere ku buryo abahanzi ba kera bajyaga bakorana korabo n'inyamaswa. Ari akaririmbo bajyaga baririmba ngo ninjya kugera i Yerusalemu, umurwa mwiza warimbishijwe, kandi mu gihe gito tuzajyayo, kandi mu gihe gito tuzajyayo. Uri hafi turawitegeye, inuma zaho ziraguguza numva. Gugu. Aho ngaho ni abahanzi ba kera, ariko iyo ndirimbo hari uburyo uyumva ukumva yuko ibyo ari byo byose yahimbwe n'umuntu w'umugore. Abagore nibo bakunda utuntu turi aho ngaho tudafite ikintu kinini tumaze. Nk'iyo aza kuba umuntu w'umugabo uyiririmba, ntabwo aba yarashyizemo inuma, aba yarashyizemo nk'itungo ryo mu rugo rifite agaciro. Wari kujya wumva baririmba nguri hafi turawitegeye, ihene zaho zirahebe banumva. Me. Ako urwenya ni ikintu cyiza. Ibaza aho umuntu amenyera bosi we kugeza aho anamuhebebesha. Uribuka ko ubutaha uzamuka? Noneho igendere ntarimo. Noneho hari ibintu maze iminsi mbona, hari uburyo abanyesiyanse bagenda bakora ubushakashatsi, ukumva abanyamerika bakoze ubushakashatsi, ukumva bakoze ubushakashatsi bugaragara, bwumvikana, bufite logike. Ukumva ngo umunyamerika yavumbuye ko buriya ngo ku kwezi ngo nta rukuruzi ihaba nk'iyo ku isi, ku buryo usimbutse ushobora kuguma mu kirere kubera rukuruzi yaho idafite imbaraga nk'izi yo ku isi. Kumva ni ikintu gifite logike kandi baranabizi, ni ibintu bakoreye ubushakashatsi bagiyeyo. Ariko hari ubuvumbuzi wumva hano mu Rwanda bigahita bigucanga. Igihe umunyamerika yavumbuye ko ku kwezi nta rukuruzi haba, nibwo umunyarwanda yavumbuye ko buriya ngo iyo ukoze mu ntuza urangirizamo. Noneho uhita wibaza ikigero cy'ubwenge yari afite uwo muntu. Nibaza ubwo bushakashatsi yabukoze ate? Yarabanje akoramo arareba byagenze bite, cyangwa Imana idufashe ntaba ari umuntu w'umugabo, kwaba ari ukudusebya, kwaba ari ukudusebya nk'abantu b'abagabo pe. Uretse ko ngewe mbona yaranatubeshye, ko ngewe nta n'ubwo rwajyamo rwose. Rugarukira aha ngaha. Murakoze cyane. Abakinga bongera impanuka, abakinga bongera inkamuzinzi. Abakinga